Mwaramutse neza mwese bavandimwe aho muherereye. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo, igitondo cy'umugisha, igitondo Imana itugiriye neza kugira ngo twongere kandi kuba imbere yayo. Turashima Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Reka twongere kandi tubahe kaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mwese aho muherereye, abo turi kumwe hano mu gihugu, abari ku yindi migabane, namwe tubahaye kaze. Itorero rya Kristo ryose hamwe n'itorero ry'Isirawamu muri rusange, aho muri tubahaye kaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kino gitondo. Tudatinze rero kuko tumaze iminsi tubyiga cyangwa se kuko tumaze iminsi tuganira aya magambo y'Imana, turimo turiga indangagaciro cyangwa se turimo turaganira hejuru y'indangagaciro z'ubukristo, ariko tugeze ku ndangagaciro ya 13 y'indangagaciro ivuga hejuru y'ubwenge. Ntabwo turi bwongere gusubira inyuma, ariko muribuka neza kuko ku cyumweru gishize twari turimo tuganira inkingi zirindwi zigize ubwenge, cyangwa se inkingi zirindwi ubwenge bwubakiraho, cyangwa se ubwenge, izo nkingi nizo zishiga zifata ubwo bwenge. Muri izo nkingi zirindwi twavuze kuko inkingi ya mbere ari ukuri, inkingi ya kabiri twavuze kuko inkingi ya kabiri ni urukundo, inkingi ya gatatu twavuze kuko ari ubutabera. Izo nizo nkingi twaganiriye ubushize. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze tuze kuvuga hejuru y'izindi nkingi zigera kuri 3 uko umwanya wacu urabungana, cyangwa se turavuga uko umwanya urabungana. Nitutabisoza uyu munsi dushobora no kuzasoza iri somo ryacu ku cyumweru gitaha. Inkingi ya kane nanone ubwenge bwubakiraho, cyangwa se inkingi ya kane imwe mu zishiga ubwenge, mu Gifaransa biravuga ngo ni la liberté, mu Kinyarwanda mu gusobanura iri jambo mu buryo nyabwo twasanze ari umudendezo. Kugira umudendezo, ngira ngo wenda benshi bashobora kuba babyumva cyangwa se bumva iri jambo ryitwa umudendezo. Umudendezo rero cyangwa se la liberté ni imwe mu nkingi zikomeye usanga ubwenge bwubakiraho. Iri jambo umudendezo, iyo tuvuga kuko umudendezo w'umuntu, iyo tuvuga kuko umuntu afite umudendezo, ni mu gihe afite uburenganzira, cyangwa se ni mu gihe afite ububasha cyangwa se ubushobozi, twavuga gutyo, bwo guhitamo icyo ashaka, ariko akoresheje neza uwo mudendezo. Guhitamo icyo ushaka kandi ushoboye gukora, nta muntu n'umwe ukubangamiye, nta muntu n'umwe ukuvukije ubwo burenganzira, ariko ukabihitamo, ariko ugakoresha kugira ngo uwo mudendezo uwukoreshe neza. Aha ndagira ngo murumva ko dushaka kuvuga ko mu gihe cyose ushobora kuba ufite umudendezo, ariko kandi uwo mudendezo nanone ukaba wawukoresha nabi. Ariko tuvuze kuko umudendezo ni mu gihe umuntu afite ububasha, ufite uburenganzira bwo guhitamo neza, ukoresheje uwo mudendezo, ariko ugahitamo icyatumye ubaho, cyangwa se ugahitamo ikikubeshejeho kuri none, igituma wabaho neza kuri none. Ni ukuvuga mu ico gihe
muribuka kuko twize cyane kuri iri jambo rijanye no guhitamo. Guhitamo no kuvuga ngo umuntu aba afite ibintu bibiri imbere ye, ushobora guhitamo neza cyangwa se ugahitamo nabi. Rero nguko tubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 19, aha tuhasanga amagambo yerekana neza kuko Imana, ubisomye no mu gitabo cy'Itangiriro usanga Imana yararemye umuntu imaze kumurema, ariko imuhereza uwo mudendezo, imuhereza la liberté yose yo kugira ngo umuntu abashe kwihitiramo. Umuntu afite ubwo burenganzira, afite ubwo bushaka, afite ubwo bushobozi, kuko Imana yaduhaye guhitamo. Imana yaduhaye guhitamo ikitubereye, Imana yaduhaye guhitamo iciza, Imana yaduhaye guhitamo ikigufasha, Imana yaduhaye guhitamo icyatuma ugira ubuzima bwiza. Rero kuko nari mbabwiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 19, ariko usomye n'iki gice cyose ngira ngo uzasanga haya magambo. Bibiliya iravuga ngo uyu munsi ntanzeho ijuru n'isi ho abagabo abahamya bazagushinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo muri aya magambo yombi, cyangwa se uhitemo muri ibingi bishize imbere yawe. Kandi ijuru n'isi nabahamya bazahamya neza bakavuga kuko Imana yagushize imbere ibintu byose ngo uhitemo. Imana iyo liberté, uwo mudendezo wo guhitamo, Imana yarawuduhaye. Kandi buri muntu wese afite ubwo burenganzira, umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo uko ashaka kubaho. Iyo uhisemo urupfu, iyo uhisemo umugisha, iyo uhisemo ubugingo, ni ukuvuga ngo icyo uhisemo nico wacu. Haleluya. Icyo uhisemo, icyo wihitiyemo, icyo ushaka kubacu. Ariko ubwo burenganzira ni ukuvuga ngo ubwo burenganzira Imana, cyangwa se uwo mudendezo wo guhitamo, iyo liberté yo guhitamo Imana yarayiduhaye. Hariho uburyo butandukanye umuntu yashobora kuvuga, ugenda usanga kenshi uburyo bwo kuvutsa abantu uyu mudendezo, uburyo bwo kuvutsa abantu ubu burenganzira. Hariho uburyo bwinshi. Iyo urebye mu gihe umuntu ashobora kuba yafatwa agafungwa, ni ukuvuga ngo mbere yuko ufungwa ni ukuvuga ngo hari ibyo uba wakoze, hari ibyo uba wahisemo, kugira ngo bibashe kuba byagutwara bikakugeza hariya, bikakugeza muri ico gihe cyo kuja gufungwa. Kuko hari ico uba wishe kugira ngo bigutware bikugeze muri ico gihe cyo kuja gufungwa. Iyo rero ugeze muri uwo mwanya wo gufungwa, ni ukuvuga ngo ubuvukijwe wa mudendezo wo kwidegemza, ubuvukijwe wa mudendezo wo kumva kuko ugomba gukora ico ushatse. Ni ukuvuga ngo ico gihe uvukijwe umudendezo kuba ugiye muri gereza. Icya kabiri, nanone hari igihe habaho ibintu z'intambara zikabaho, za ntambara zamara kubaho, hakabaho wenda abantu batekwa, babandi bafashwe mu ntambara, ni ukuvuga ngo bakoreshwa, bajanwa n'abandi babarushije imbaraga bakabatwara. Ico gihe ntabwo baba bagifite uwo mudendezo wo kubaho muri bwa buzima bashakaga kuko bagomba kubamo. Hari umudendezo baba bavukijwe wabo. Icya gatatu, ibihugu mwagiye mubona ukuntu ibihugu bigenda bikoloniza ibindi, cyangwa se bigenda bishira ibindi mu bukoloni. Iyo rero igihugu kiri mu bukoloni bw'ikindi gihugu, ni ukuvuga ngo ico gihe nta mudendezo abaturage nyiri bwite b'ico gihugu baba bafite. Ivyo bintu zose hamwe n'ibindi tutavuze, n'ubundi buryo bwinshi bubaho bushobora kugenda buvutsa abantu umudendezo. Ariko muri ivyo byose ni ukuvuga ngo ivyo turiko turavuga mu buryo busanzwe,
mu buryo mudendezo w'ubu buzima, muri ubu buzima busanzwe, ubu buzima tubamwo, ubu buzima twambaye bw'imyaka 70 cyangwa se 80. Hari n'abatayigeza kuko mubizi. Iyo rero bigenze gutyo, nukuvuga ngo habaho abanyabubasha, habaho guharanira wa mudendezo kugira ngo abantu bikure muri ico gikoroni, habaho gushaka kugwana kugira ngo mugaruze izo abo bantu banyu batezwe, habaho uburyo bw'ububasha umuntu ashobora kuza akavuga ati njyewe mfite ububasha bwo kubasha gukura runaka muri gereza. Ariko icyo nashatse kuvuga, icyo dushaka kwerekana ni umudendezo twari twaravukijwe, ni ukuvuga ngo ni umudendezo twari twaraswe mu gihe umuntu yabashije guhitamo mu butari ubushake bw'Imana. Umuntu yabashije guhitamo cyangwa se umuntu abasha gukora iby'Imana idashaka. Adamu amaze gucumura, Bibiliya itwereka neza ko yatandukanijwe n'Imana, avutswa uwo mudendezo, avutswa iyo liberty. Muri rimwe yaravuze ngo ntaswe na Satani ariko nta ciza yambaye, ahubwo ngo azahemba urupfu rw'iteka, ngo nico kintu azahemba intorezi. Nyuma rero Bibiliya izimbwira ngo tumaze kuvutswa uwo mudendezo, umwana w'umuntu amaze kuwakwa, byabaye ngombwa. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Byabaye ngombwa ko Imana yo mw'ijuru itekereza, kuko mwibuke neza wa munsi Adamu amaze gucumura, mwibuka amagambo Imana yabwiye Eva. Yaramubwiye ngo muri uru rubyaro rw'uyu mugore, yabwiye inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazakomokamwo uzakumena umutwe, ariko nawe muzamukoma agatsintsina. Rero byari ngombwa ko nyuma yo kuvutswa uwo mudendezo wo mu buryo bw'umwuka, nyuma yo kuvutswa uriya mudendezo wo gukora ubushake bw'Imana, wo kugendana n'Imana, wo kubana n'Imana, wo kwisanzura mu buryo bw'umwuka, umwuka wacu ukabana n'Imana, ukaganira n'Imana. Haraho Paulo yanditse Abaroma igice cya 8:16 bizabivuga ngo umwuka w'Imana ngo ahamananya n'umwuka wacu, ngo bakemezanya bakavuga ngo turabana b'Imana. Ubwo rero turabana b'Imana, turi nabaraganwa na Kristo muza amasezerano. Rero ndagira ngo mbabwire, ico kintu kimaze kuba, Imana itekereza kohereza umwana wayo kugira ngo aze kuducungura, aze kudukura, aze kongera kandi kutugarura, yongere kandi aduhereze wa mudendezo, aduhereze irya liberté, aduhereze cya kintu twari twaratakaje, cya kintu twari twarabuze, adukure muri ya gereza ya Satani, adukure muri ya mateka Satani yadutetse, hanyuma akadukandagira akatwitsa hasi, adukure muri bwa bukoroni bwa Satani. Haleluya. Adukure muri bwa bukoroni bwa Satani. Ngira ngo tubisoma mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 n'umurongo wa 32, igice cya 8 umurongo wa 32 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Bibiliya ivuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Bwana sifiwe. Namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Nukuvuga ngo twari imbata za Satani, twari twaratetswe na Satani, atuvutsa uyu mudendezo, atumara uyu mudendezo urashira, dutegekwa na Satani, dukora ibyangwa n'Imana, tuja mu buryo Satani araduhaka, Satani aradukoroniza, tuja mu gikoroni cya Satani. Ariko Imana kubwo kohereza umwana wayo, Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo muzamenya ukuri. Twavuze ku inkingi, imwe mu nkingi zigize ubwenge ni ukuri. Arababwira ngo muzamenya ukuri, kandi twavuze kuko uko kuri ni Kristo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo uwo yari Imana. Bwana sifiwe. Kandi ijambo uwo yari Imana, yahoranye n'Imana, ibyaremwe byose byaremwe nawe. Bibiliya ikavuga ngo uko kuri rero niko Kristo, ijambo uwo niwe Kristo, kandi ijambo niwe kuri, niwe kuri ku ijambo ry'Imana.
muzamenya ukuri. Abibabwiye Bibiliya ivuga ngo arimo ganira n'abayuda ngo ababwiye aya magambo. Abayuda ababwiye aya magambo, abayuda baraceceka, ariko ngo bamusubiza amagambo akomeye. Baramubwira ngo ko tubwiye ngo tuzamenya ukuri, kandi uko kuri kuzatubatura, ariko tutarigeze kuba imbata y'umuntu uwo ari we wese, bizagenda gute? Arababwira ngo umuntu wese ukora icyaha, umuntu wese ukora icyaha ni imbata y'icyaha. Haleluya. Umuntu wese ukora icyaha, umuntu wese ukora icyaha ni imbata y'icyaha. Uyu muntu wese akora icyaha ni imbata y'icyaha. Rero iyo uko kuri niko gushobora kutubatura, kukadukura mu byaha. Uko kuri niko gushobora kudukura mu byaha. Ndagira ngo rero mbabwire ko bavandimwe nshuti z'umusaraba turimo kuganira muri kino gitondo, muzamenya ukuri, namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Uko kuri niko kuzadukura muri ubwo bubata bwa Satani. Ntabwo bari babizi, birebaga bagasanga batarigeze kuba imbata z'umuntu wari we wese, batarigeze gufungwa, batarigeze gutegekwa n'undi muntu wari we wese. Ariko Yesu arababwira ngo iyo umuntu akora icyaha aba ari imbata y'icyaha. Tubisoma nanone mu rwandiko Pawulo mu butumwa bwiza bwa Luka, tubisoma nanone mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 4, aha Yesu yahavuze amagambo akomeye cyane. Ngira ngo aya magambo muzukuri tuze kuyatekerezaho tuyumve. Iyo usoma igice cya 4 umurongo wa 18, Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana ari muri jye. Iyo usoma mu buhanuzi bwa Yesaya, aha havuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye. Ariko usomye mu butumwa bwiza bwa Luka bivuga ngo umwuka w'Imana ari muri jye. Umwuka w'Imana ari muri jye. Nico cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Mbwiriza abakene ubutumwa bwiza. Aha hariho ijambo rikomeye, kuza kubwira abakene, kuza kubwira abantu bari babuze la liberté, abantu bari babuze uwo mudendezo, abantu bari baboshwe n'iyi ngoyi ya Satani. Ijambo rya kabiri aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Haleluya. Yantumye kumenyesha imbohe, kubwira imbohe. Haleluya. Kubwira imbohe. Hariho abantu baza batekereza, iyo yumva bavuze imbohe, wenda agatekereza kuko ari imbohe ziri mu magereza, agatekereza kuko ari imbohe zibohewe ahandi hantu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'abari babohewe mu ngoyi za Satani, n'abari baboshwe n'imigozi ya Satani itandukanye mu buryo bwinshi, imirimo mibi, ibikorwa bibi, ibikorwa byose Imana yo mu ijuru idashaka. Igice umurongo wa 2 bizabivuga ngo yantumye nanone kubwira impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Bwana sifiwe. Iyo soma ya magambo zantekereza amagambo wa munsi Yohana bamaze kumufunga ageze muri gereza. Herode amaze kumufunga ageze muri gereza, ngira ngo wenda ibintu zari bibaye ibindi. Yohana ngo atuma kuri Yesu, abwira abigishwa be ngo nimugende mu mubaze, ngo mumubaze ngo se niwe dutegereje cyangwa hari undi muntu dutegereje, cyangwa hari undi dutegereje. Yesu aramubwira ngo mwumve ijambo yasubije Yohana, aramubwira ngo ugende umubwire ngo ibimuga ko biragenda, ngo impumyi ko zirahumuka, ibipfa amatwi ko birumva, hanyuma ngo ibiragenda byo ko biravuga. Umve igisubizo rimwe na rimwe mu by'ukuri ntabwo cyari gihuye n'ijambo Yohana yamutumyeho. Ariko Yesu yarazi neza, kuko Yohana azi cyamuzanye icyo yaje gukora. Kubera kuko Yohana yarazi ko
Yesu yaje kugira ngo aba bantu bose bari bahumye. Yesu yigeze kubibwira abayuda, arababwira ngo naraje kugira ngo abari impumyi babone, ngo ariko ababonaga nabo bahume. Ariko turimo turaganira uyu munsi ku buryo twari twaravukijwe, buryo tutagiraga umudendezo wo kubasha kwidagadura mu buryo bw'umwuka. Yesu aravuga ngo impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri. Ijambo rya gatatu, Bibiliya zivuga ngo nanone no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi, kwerekana kuzana Imana, kongera kandi kurestora, kongera kandi kwimika Imana mu mitima y'abantu, kugira ngo abantu bongere bahabwe uriya mudendezo bari baravukijwe bari baravukijwe mbere. Rero iyo dusoma Yesu yaje kudukura mu bubata bw'ibyaha n'urupfu, kugira ngo aduhe umudendezo wo muri Kristo, aduhe umudendezo wo muri Kristo Yesu. Ahangaha abavandimwe, munemerere mvugira ijambo. Hariho abantu benshi twarabohowe. Ni nako umuririmbyi yaravuze ngo twarababariwe. Na Petero yarazanditse aravuga ngo kera ndi twari ubwoko, ariko ubu twabaye ubwoko. Kera ndi twari twakababariwe, ariko noneho twarababariwe. Ariko ikiri mu gutangaza, ikibabaje muri kino gihe mu itorero rya Kristo, nuko ubona abantu bari muri uyu mudendezo, ariko abantu basigaranye nanone ubundi bw'inyagamburiro. Ubundi bw'inyagamburiro nshaka kuvuga, ntabwo Yesu yaduhaye ubw'inyagamburiro bwo muri Kristo Yesu. Yesu yaduhaye uburyo bwose dushobora gukora, dufite umudendezo w'icyo dushaka gukora no guhitamo, ariko muri Kristo Yesu. Ariko abantu baracafite ubw'inyagamburiro, abantu basigaranye ubw'inyagamburiro bwo kinyagambura mu buryo ashaka gukora, ariko agakora mw'imirimo itari myiza, imirimo mibi. Ndagira ngo mbasabe bakozi b'Imana, ndagira ngo mbasabe torero rya Kristo, ubu bw'inyagamburiro butatwemerera gukora ubushake bw'Imana, butatwemerera guhitamo, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ngushize imbere ubugingo, ngushize imbere urupfu, ngushize imbere umugisha, ngushize imbere n'umuvumo. Ariko ufite guhitamo, ufite la liberté yo guhitamo icyo ushaka kubaco. Rero ni ngombwa kuko tuva muri ubu bw'inyagamburiro, kuba Yesu yaraduhaye ubw'inyagamburiro bwo muri Kristo Yesu, akatubatura mu bubata bw'ibyaha n'urupfu, akaduhereza umudendezo kugira ngo tubashe gukora mu buryo bwiza. Ndagira ngo mbasabe, haleluya, ndagira ngo mbasabe Imana yo mu ijuru ibafashe, ariko dukomeze tugire ubwo bw'inyagamburiro bwiza. Igitabo urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto ba kabiri igice cya 3:17, nuko rero umwami niwo mwuka, kandi aho umwuka umwami ari niho haba umudendezo. Aho umwuka w'Imana uri, aho umwuka w'Imana uri, niho haje haba umudendezo, niho haba umudendezo. Rero uyu mudendezo, iyi liberté, iyo dufite Yesu muri twebwe, iyo tugendana na Yesu, iyo tubana na Yesu mu buzima bwacu, tuba dufite uyu mudendezo, wose. Usoma nanone mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 5:1, ubwo Kristo yatubatuye kuba ubwo Kristo yatubatuye akaduha kuba mu mudendezo, nuko muhagarare mushikamye mudacogora, muhagarare mushikamye mudacogora, mudafite kongera kandi gushaka uburyo bwo gusubira inyuma. Ubwo Kristo yatubatuye akaduha gushikama, akaduha guhagarara muri uwo mudendezo wo muri we. Ndagira ngo rero uyu mudendezo tubashe kuwukoresha neza. Kugira ngo dusoze iyi nkingi, reka mbabwire gutya, kubera kuko Imana yacu ari y'umudendezo mu bikorwa byayo zose. Imana yacu ni y'umudendezo, Imana yacu ni Imana ya liberté, ni Imana idashobora kugira ikintu na kimwe itwima mu bikorwa byayo byose no mu guhitamo kwayo kose. Gusa ntabwo ishobora guhitamo ikibi, kuko ibyo ikora byose ibikorera mu rukundo. Icyo nshaka kuvuga ahangaha niki, ndashaka kubabwira ko Imana mu mahitamo yayo,
imana mu mahitamo yayo ntabwo haleluya, ntabwo imana ishobora guhitamo kibi. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo imana yacu ngo ni umushitsi, il est l'étranger, ngo mu bikorwa byose bibi. Imana yo ntabwo nubwo yaduhaye umudendezo wo guhitamo, ariko ibyayo mu buryo bwayo imana yo ntihitamo ikibi. Imana yo igihe cyose ihora ihitamo ibyiza, kuko izikora byose, haleluya, imana izikora byose izibikorera mu rukundo no mu mbabazi zayo. Tubisoma mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniyeho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Rero ndagira ngo mbabwire, iyi ni inkingi ikomeye y'umudendezo. Imana yacu ni y'umudendezo, kandi uwo mudendezo iyo liberté imana muri liberté yayo, mu bushake bwayo, mu guhitamo kwayo, mu bushobozi bwayo, mu buryo yabitegetse. Iyo tubona hari zo tubona bimwe tugatekereza kuko ari bibi, ariko kubera kuko imana muri liberté yayo, mu mudendezo wayo, uko niko yari yarabitegetse. Rero yibikoze ni ukuvuga ngo ni ibikomeje n'ubundi gukiranuka, ibikomeje kugenda neza, ibikomeje kubishira mu buryo kuko yabitegetse. Ahubwo itabikoze gutyo ni ukuvuga ngo ico gihe ntabwo ibibashije kuba inyakuri, ntabwo ibibashije gukiranuka kuzo yategetse. Rero iyi ni inkingi ikomeye, umudendezo wo muri Kristo Yesu. Inkingi ya gatanu biravuga ngo nukwera kw'Imana. Inkingi ya gatanu nukwera kw'Imana. Kwera kw'Imana. Imana yacu irera. Haleluya. Imana yacu irera. Bavandimwe, Imana yacu irera. Iyo tubisoma mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa 3 n'uwa 4, umwe avuga ijwi rirenga ati, Uwiteka Nyiringabo arera, arera, arera. Isi yose yuzuye icubahiro cye. Bikavuga ngo imfatiro zirebe y'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ryuvuze, ijwi rirenga inzu yose yuzura umwotsi. Icyo nshaka kuvuga, Imana yacu irera. Ibikomangoma, ibizima, ibinyabugingo byose bihora bikubita amakamba yabyo imbere, bikavuga ngo Imana yacu irera. Haleluya. Imana yacu irera. Iyo tureba rero iri jambo ryitwa kwera, ni imikorere y'umuntu cyangwa se y'abantu benshi, yerekana uko umuntu yitwara imbere y'abandi cyangwa se imbere y'Imana, biriya bikorwa byabo. Ahangaha munumve neza, ngira ngo mubirebe neza, kwera k'umuntu, kwera kw'Imana ntabwo gushobora kugereranwa no kwera kw'abantu. Rero biriya bikorwa dukora byiza, uko bigaragara imbere y'abantu, uko bigaragara imbere y'Imana, nibwo abantu babona kuko urimo gukora ibikorwa bibi cyangwa se ibikorwa bitari byiza. Iyo dusoma rero Bibiliya itubwira yuko Imana yonyine ari ifite kwera muri yo, kugira ngo twebwe abantu mu gihe dushaka kwegera Imana tugomba kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Iki cyonyine nicyo gishobora gutuma twakwegera kuriya kwera kw'Imana. Kugira ngo twegere kwera kw'Imana ni ngombwa kuko tubanza kwezwa, tukanyura mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, hanyuma tukabona kwegera kuriya kwera kw'Imana. Zaburi arabivuga, ariko reka tubanze dusome uyanditse igice cya 1 n'umurongo wa 19. Ahubwo mwacunguzwa amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge, cyangwa se ubara ariyo ya Kristo. Amaraso atagira ibara, amaraso atagira inenge, amaraso atagira itashi, amaraso atagira akantu akariko kose,
ariko ayo maraso niyo twacungujwe, niyo ashobora kutweza, yamara kutweza akaduhindura tukabona kwegera Imana. Uyu niwo mwenda tuzatwambara, amaraso ya Kristo niwo mwenda tuzatwambara, twarangiza tukegera Imana. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, haleluya, ndagira ngo mbabwire, amaraso ya Yesu niyo yonyine ashobora kutweza. Iyo dusoma urwandiko rwandikiwe Abiheburayo, urwandiko rwandikiwe Abiheburayo igice ca 9, urwandiko rwandikiwe Abiheburayo igice ca 9 umurongo wa 14 hazavuga ngo, nkaswe amaraso ya Kristo witambiriye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu ikayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amen. Ndagira ngo rero mbasabe kwera kw'Imana, kugira ngo twegere kwera kw'Imana, nuko tugomba kuba twanyuze mu maraso ya Yesu. Igitandukanya umuntu n'Imana ntabwo ari distance, ntabwo ari umwanya uri hagati y'umuntu n'Imana, ahubwo ikiza kidutandukanya n'Imana n'ibikorwa byacu. Kandi kugira ngo rero twongere duhure n'Imana, nuko tuba dufite, nuko tuba duhuje, nuko tuba tuvuguruye biriya bikorwa, tukemera kunyura mu maraso ya Kristo, hanyuma tugahinduka gukiranuka kw'Imana. Paulo yabyandikiye Abikorinto, arababwira ngo utarigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha, ngo kugira ngo twebwe abari abanyabyaha duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iyo bisoma rero muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 16 bizabivuga ngo, nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mibiri yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Usomye umurongo wa 17, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Rero icyo Imana ishaka nuko twebwe tuva muri ibi bikorwa bitari byiza, kugira ngo tugere mu kwera kw'Imana, nuko twitandukanya n'ibyaha. Petero yarabyanditse igice cya 1 umurongo wa 15, aravuga ngo, ahubwo kuko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Abera bo mu isi, Dawudi yarabyanditse aravuga ngo, abera bo mu isi nibo mfura, abera bo mu isi nibo Imana izayishimira. Ariko kugira ngo tugere kuri uyu mwanya wo kuba abera, ni ngombwa kuko tugomba kunyura mu maraso ya Yesu Kristo. Icyo nshaka kubabwira, iyi nkingi yo kwera nimwe mu miterere y'Imana, igaragaza ko Imana yacu itagira inenge. Uza werekerayo ibizabinyabizima ngo uko bikubita amakamba hasi, ngo iyo byunamutse bisanga ngo Imana yakabisheho gukomeza kwera. Ndagira ngo nsoze uyu munsi mbabwira ngo, muri uno mwanya, iyi nkingi ya kabiri yo kwera kw'Imana. Kwera kw'Imana ni imwe mu nkingi zikomeye, izishigikira ubwenge, zifasha ubwenge kugira ngo ubwenge bubashe kugira icyo bukora. Ndagira ngo rero mbasabe duhagararire ahangaha uyu munsi, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Ariko muri izi inkingi twize uyu munsi, umudendezo, inkingi y'umudendezo, la liberté na pirete, cyangwa se kwera kw'Imana, ni bimwe mu bifasha mu byubaka ubwenge, kugira ngo ubwo bwenge bubashe gukomeza gukorera mu bugingo bwacu. Kandi ibyo byose Imana yabishize muri Kristo, Imana yabyujurije muri Kristo, Imana yabyinjije muri Kristo, kugira ngo Kristo abe muri twebwe, hanyuma
tubashe kuzuza izo nkingi zose zibashe gufasha ubugingo bwacu, kandi ubwo bwenge bubashe gukorera muri twebwe neza, bwujuje cyangwa se buhagarariye kuri izo nkingi. Data ndagushimiye, urakoze Mana ku bwa kino gitondo. Sabiye abantu bose bari bumvira ijambo, ubagirire neza kubera kuko uri Imana. Mana uduhe kugendera mu mudendezo, ariko uyu mudendezo tubashe kuwukoresha kandi tubashe kuwubamwo tugushima tuguhimbaza. Kandi Mana ureke tubashe kwegera intebe yawe, ariko uduhindurire kwera cyangwa se kwezwa, kugira ngo tubashe kwegerana nawe no gukorana nawe no kugendana nawe iteka ryose. Urakoze kuko ubyumvise kandi kuko bidukoreye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amen.